abantu bakunda ngo ukuntu utega bazajya bavuga ngo ya ntego ya Pastor Mutesi. Hari umugabo nabonye abibwira umugore yaramukubise aramubwira ngo ntukamubwire wa mugore simeze nkawe. Si itegeko ko abantu bose bakunda Mutesi. Ugomba oya umuntu w'umugore ukuze nkawe wirirwa mu bugoryi nk'ubw'abana. Ibi ngibi bikozwe n'uriya mukobwa w'imyaka 18 navuga nti ni umwana nta kibazo. Njyewe ndihariye ku giti cyane. Oya wambaye nka runaka nago yavuze ko wingereranya nkawe kuko uwo muntu Slim Jesus. Abantu bakunda ngo ukuntu utega bazajya bavuga ngo ya ntego ya Pastor Mutesi. Hari umugabo nabonye abibwira umugore yaramukubise yaramubwiye ngo ugiye kwitega nka Pastor Mutesi. Yaramukubise nabaje kugira ubwana wese y'umumama ko ntamuzi nkaba namubwira nabi ko we akababwiye umugabo we nabi ngaramubwiye ngo ari kwitega nka Pastor Mutesi. Aramubwira ngo ntukamubwire wa mugore simeze nkawe. Niba Mutesi avuga ati na Satani yandambagiza akanyiyereka akanyibwira kari ibintu byabaye ibibazo ngo hagati y'aburyohe ndetse abantu tugira ibitugora rwose. Ubu Mutesi kuba mama Buryohe yaragize ikibazo ku mugabo we ko wazanye mundi mugore mu mwanya bari kumwe mu mwanya wabo nk'umugore n'umugabo akabifuhiramo ibi nabyo bigizeho ikibazo. None se Mute reka nkubaze mama Buryohe adafuhiye umugabo we urumva yafuhira nde wundi afite impamvu zo gufuha ni umugore wari we wese yafuha. Kandi ntekereza ko nawe haramutse uriya mugabo we harya yitwa nde Buryohe oya mugabo wa Mutesi uriya mugabo we Feridina aramutse azanye undi mugore mu biganiro byabo nawe ntikabura igitsina gore nuko duteye kantu ko gufuha ntikabura. Ikindi ubundi se kuki wumvaga yuko yasa nkawe kuki wumva yuko ubundi se wa mugani ko wavuze ngo wabigizeho ikibazo ko mbona yabigizeho ikibazo ubundi mama Buryohe muteye kimwe koko haba mu mico ntimuteye kimwe haba mu miterere y'umubiri ntimuteye kimwe haba mu myitwarire ntimuteye kimwe haba mu buryo bw'isura mu gusa nyine ntimusa nimuteye kimwe kuki se wumva ko mwatera kimwe ubundi se gutera kimwe na mama Buryohe bikumariye iki ubifitemo iyihe nyungu ko ari nayo mpamvu mama Buryohe yafuke afite n'impamvu zo gufuha kandi n'ubu nekereza ko nyuma yino yarafuke kuko bamusuzuguye yavuze ati ntukanyanye nura mugore nago ndimeze nkawe nuko ngo ni nkuko nagufata nkakugereranya n'umuntu ufata nka ari umuntu uciriritse. Oya yari yafushye ariko no gufa nakano ko gufuha karimo sibyo nakano ko gufuha karimo urumva yarabije mate subundi uyu Mutesi yarabije mate mu mwanya we ari kumwe n'umugabo yarateze nawe nkawe gutega nkawe se uriya niwe wavumbuye iriya style akari wari ko abagore batega nka biriya bintu hano nawe afite uwo yabikuye we yabikopeyewe ntabwo ari intego ye yakana ngo ntukangeranye n'uriya muntu. None se nimba abona ataba nkawe atanakwifuza kuba nkawe umukozi w'Imana se umukozi none se abantu bose bashaka kuba abakozi b'Imana ariko ndakubajije oya hano hantu buretse nanga ko rimwe na rimwe njya mvuga ibintu kamvugiraho uyu mama Buryohe kuki mwumva ko yasa nka Mutesi. None reka nkubaze mubwiye ati ubundi se nitegeko ko abantu batera kimwe banamera kimwe mubwiye ati uyu munsi ukenyeye neza nka pasiteri wacu ntabwo byagushimisha. Ntabwo byanshimisha kuko yenda sinshaka kuba nkawe nta nubwo nifuza kuba nkawe. Ako umuntu ufite imbaga y'abantu benshi ashumbye niko tutakifuza kumera nkawe cyangwa gusa nkawe. Ni itegeko se kuba ashumbye abo bantu bangana gutyo ni itegeko ko mba nkawe. Ariko kuba ukenyeye nese kukenyeye nkawe ni bibi kubera yuko uwo muntu udashaka kuba nkawe ubwo ni bibi nyine ubwo umuntu aba ari mubi kuri wowe rero. None nicyo bisobanura yuko ubwo nyine mama Buryohe ntabwo akunda Mutesi atoro na Mutesi yagomba kubyakira gutyo akabibona ko uwo muntu atamukunda ntanabitindeho sinzi n'impamvu bakomeje no kubitindaho kandi ntabwo ari itegeko ko amukunda anakunda n'ibye ntabwo ari itegeko rwose ntabwo ari umuntu ukwiriye kwanga ariko Pastor Mutesi ariko nta nubwo ari orega kwanga hano urukundo ndi kuvuga hano si kwakunda wakwanga umuntu ngo umugirire nabi ariko sinitegeko ngo nkukunde nyumve ko ibintu byawe nabikunda ibyo ukoze byose nabikunda bishobora bitewe n'imbuto wenda weze ku muntu nk'ubu ngubu uri kumva kagripe kabaye kenshi nk'ubu hari abantu bashobora kukureba kuri social media nk'ubu ushobora gusanga hari nk'urugo rwose rufite abana akarimo umwana ukunda kwitega nkarayira akavuga ati
bakamubwira ati sha witeze nka Raila uwo nyine icyo nicyo bita umufana cyimva sibyo iyo uri umufana w'umuntu cyangwa se uri umukunzi umukunda ukunda n'ibintu bye ariko ntabwo ari itegeko ngo abantu bose badukunda uhanga ubwibone buhera uyu mugore kuba yaravuze aya magambo si uko yagize ikibazo kuba mama buryo yaravuze ati ahubwo yagize ikibazo kuba atamusigiririje ngo amusigiriza muramye urumva nkuko abandi bamuramya urumva yumve ko nyine ngo amukunda avuga ibintu byose yumve ko ibintu byose bye ngo birenze nicyo kibazo yagize mutekwiye kumva yuko abantu bose badakwiye kugukunda nta nubwo ari n'itegeko nta nubwo abantu bose bakwiye gukunda ibyo ukora nta nubwo abantu bose bakwiye gukunda ibyawe ibikuriho byose sibyo hari ababigukundira ni na byiza nibakomeze banagukunda ariko n'abatabigukundira batanakunda ibyawe wibagiraho ikibazo ko si itegeko nta muntu ukundwa n'abantu bose sibyo nta muntu ukundwa n'abantu bose bro kuko n'Imana hari abatayikunda bakayoboka Satani sibyo bagahitamo kwiyobokera Satani bakanavugisha ukuri pe bakavuga ati jewe sinkunda Imana nkunda sibahari ku isi yego barahari none wowe urinde wo kumva ko wakundwa n'abantu bose ukagira ikibazo kuba umuntu atagukunze atarakunda n'ibyawe wowe uramutse wambaye nka ko ati wambaye neza nka Pastor Mutesi byakubabaza umbajije nkanjye wowe ku giti cyawe nkanjye nta kibazo nabigiraho kuko Mutesi ntabwo mwanga sibyo kuko mukunda ariko ntabwo ndi buza gutera amabuye utamukunda ngo kubera icyo utakunze ibintu bye ngo kubera icyo ngo utamukunze si itegeko ko abantu bose bakunda Mutesi come on oya ntabwo ari itegeko njye nimba nkunda Mutesi ndamukunda yego nkanjye none mitematira n'undi muntu ngo mukunde ariko njye buryo ntabwo namushyigikira uriya mudamu kubera icyo utamushyigikira nawe natamushyigikira arimo arashaka icyambere cyo kuvuga ati ntukanjyanye n'uriya mugore ntago meze nka nukumvikanisha ko uwo mugore araciriritse cyane cyane yenda imbere yaraciriritse ariko kuki uri gushaka guhatira abantu kumva yuko mama buryohe akwiye kumva ko ari kujya oya buretse kuki wumva uri kumva yuko mama buryohe yajya munsi y'ibirenge bya Pastor Mutesi none mama buryohe no mwisi urusibye no mwijisho rya mama buryohe ubwe ku giti cye wivugaho nkawe no mwijisho ry'abandi bantu uramutse harabo wabaza ati hagati ya Mutesi na mama buryohe urenze ninde hari abakubwira ko mama buryohe ari urenze sibyo kuko nyine ukunda Mutesi ariko mama buryohe nawe mama buryohe ari urenze nanjye ari jewe umbajije cyangwa se nawe wawe ukubajije uba kubajije ngo ari wowe na kanaka wajya gusigiriza undi muntu wiciyeho oya ndakubajije hari ujya gusigiriza iby'abandi bantu yiciyeho byaterwa n'ungeranyije nawe rero ikiriho nuko buri muntu wese imbere y'amaso y'undi wari we wese aba ari urenze sibyo uburenze ku giti cyawe mbere yuko abandi bantu baza rero mama buryo afite impamvu nyinshi hano nanamusapotinga rwose aramutse yaranasigirije undi muntu yiciyeho ibyo nabyita uburyarya urumva cyangwa nkabyita ubwenge buke ariko kuba yarishize mbere y'undi muntu wari we wese si ikosa si n'ikibazo si n'ubwiyemezi si n'ubwirasi aranamaze ndamushyigikiye cyane kubera yuko ubundi se kubera iki wumva ko wangereranya n'undi muntu njyewe ndihariye ku giti cyane oya wambaye nka runaka ntabwo yavuze ko wingereranya nkawe kuko uwo muntu ugenda hari imico afite agenda ntanakwifuza kubaho akenshi uvuga ngo ntukanyanye n'urantu ntabwo tumeze kimwe akenshi uvuga ngo ni ikirara cyangwa se ni umuntu utari mwiza muri sosiyete ntabwo akenshi ari uko utamukunze icyo nicyo bisobanura kuvuga ngo uwo muntu nimba udashaka ko bakugereranya nawe kandi koko niko kuri nose imico ya Mutesi niyo ya mama buryohe imico ya Mutesi nta burara burimo ntabwo iburara aribwo busobanura ko iyo mico itarimo si imeze nk'uriya si uvuze iki si uvuze ku mico none se ntihari n'imico myiza wumva utakwifuza kubayo oya abenshi babifuza imico myiza bo benshi kabisa ntabwo ari buri muntu wese wifuza kuba nk'undi muntu nk'urugero reka ngo imwe mu mico myiza ya Pastor Mutesi mama buryohe yamwigiraho mama buryohe yigisha ibintu ngo byo mu rushako sibyo ariko Pastor Mutesi we yarivugiye ati kugira ngo wumve ko afite n'umutima wo kubaka kandi nibyo mama buryohe yigisha ngo kubaka n'ibiki we yarivugiye ati rero reka nkubwire urwego ndihongere rwo kubaka cyangwa rwo gukunda urugo njye niyo Satani azakandambagiza afite gahunda yo kubaka nari kwemera tukabana nuko ahubwo mama buryo yazi ubwenge cyane ibaza umuntu uvuga uti nubwo Satani yaba ari we mugabo wenyine usigaye njyewe namwemerera tukabana
ariko urumva ko umuntu ugiye ashaka kubaka ku buryo wubakana na satani ku buryo wubakana na satani none se hari icyo bimutwaye mu gihe satani yaba afite gahunda yo kubaka kandi aho ngaho bise tubona ko ya mico mama buryohe yarwanyaga afite impamvu yo kwirwanya koko ni gute umuntu w'Imana yumva yuko ngo nubwo yaba ari satani ntunavuze Yesu kuko ari nabo njya mbona yewe yanda ya Yesu muyigarukire nimbe nayo yisi ndaya Yesu ntiyisi ndaya satani sibyo ndamugarukiye ndayaye ndakugarukiye pe we yifuje Yesu ariko reka nkubaze uri umuntu w'Imana uri umuntu w'Imana yego uhora no mu nzu y'Imana uri murifuza umwanzi w'Imana koko ubwo se urumva ibintu tubwira bihura n'ibyo ukora umwanzi w'Imana mu gihe ngo afite gahunda yo kubaka none ubu satani yakwifuza kubaka kuruta Yesu oya kandi tuzi neza yuko ahubwo usenya ingo satani se ahubwo yakubaka atari nawe usenya ingo z'abantu icyo kibazo n'abantu bose bibaza bisobanura ngo rero uwo muntu ntabwo ari uwo dutekereza ko ari we mama buryo yari mukuri urumva rero satani yagusenyeye ako mute ukunda abagabo bigeze kuri uru rwego ku buryo wumva ko wasezerana na satani ukabana nk'umugore n'umugabo mu gihe satani afite gahunda yo kubaka ahubwo se satani yagize gahunda yo kubaka ryari kuri umukozi w'Imana ibi bintu bizi kuturusha biri no mu byanditswe satani yigize yifuza kubaka ryari ngo yahita agaragaza nibwo bwa mbere byabikozwe dusoza iki kiganiro ndumva amatwa nditse nibwo bwa mbere byabikozwe urumva reka mubwire wowe urimo urashaka kubirwanya ariko nese ibintu byose habaho impinduka oya ndakubajije satani ni kuva ryari no kuva mu irema ry'isi kuva ryari satani twigize tubona yifuza kubaka anashyigikira n'ingo twigize tubibona ibyo bintu wakuze nta telefone ibaze ngo uri umuntu w'Imana naho wakwifuje basi biva mu nzu yayo basi wanavuga marayika ukavuga ati marayika nubwo mu mateka atigize ashaka cyangwa se ngo abushake ariko bibaye ngombwa yuko biza agashaka nakwemera nkashyingiranwa nawe ugiye kwa satani koko naho ugeze ariko rero hari igihe muba muri kuvuga gutyo nanjye kukubaza ni wakuze ubona na telefone zibaho ibintu byose buretse winjijisha haraho ndi kwerekeza uri kwerekeza yavuze ngo satani nubwo yaba ashaka kubaka bakubakana bisobanura ngo yashaka kuvuga ko nubwo yaba ari umuntu mubi bimeze gute sibyo yavuga ku mugabo bakubakana none se satani bundi tuba tuzi ko adashobotse sibyo yego byagenze gute se ngo atandukane n'ababanje ko atabihanganiye kandi bo ni abantu noneho bose satani ko atabihanganiye ngo yubake abantu ko bakoranaga bakoreshwaga n'Imana ubwo sibyo cyangwa satani yabakoreshaga bigatuma batajyana n'ibyo kuko bavuga ngo nubwo yaba ari satani ubakoresha kuva wakwemera bosi wabo ubwo n'abakozi be ntacyo bitwaye ntacyo wajyaniraho cyo bisobanura none se ko wumva na satani yari kumwemera cyangwa yaje gusa barashyingiranwe biza kurangira abonye batakiri abagabo bahinduka abagore iyo niyo mpamvu yenda yaduha ikumvikana ariko nimba avuga ngo na satani ubwo twashyingiranwa birasobanura yuko ubwo n'abambe ari kubihanganira imico yose mibi bari kuba bafite sibyo ibyo ngibyo byose abivuga akimara n'ubundi kuba yavuga ku mugabo wiwe aho bavuga bati ngo haraho ngo bamubwiye bati ngo umugabo ngo ari gusambana ikibagenda bamuvugaho ibintu byinshi ariko akavuga ati ibyo byose muvuga bibi ku mugabo wanjye ndagira ngo mbabwire ngo byose ndabizi kandi nzi mwege ngo muri niba yavuze ngo muri kwenyegeza incanga muri kuvuga utuntu dukeya kandi njye muziho byinshi kurusha ibyanyu mbabwire ko rero njye na satani ubwe afite gahunda yo kubaka twabana kandi urugo rugakomera hanyuma abambere akaba yarabahoye iki justice for them ariko nanone wenda reka dusoreze kuri aka ari n'ikiganiro nabonye ku rugendo nubundi ntabwo nari nzi ko nzakora ikiganiro kuri uyu mugabo ko
byaba ngombwa ko tugikoraho. We yagize ati hari ahantu ngo akunda gupostinga uriya mu ex we ngo witabye Imana Rusagara, akavuga ati ntago ngo ari we nta mpamvu n'imwe yatuma yibagirwa umuntu wamubereye umuntu mwiza. Yabivuze mu rurimi rw'icyongereza, njye ntabwo nzi icyongereza cyinshi, ntabwo nabashe kubisobanukirwa, ariko harakizi. Hari ukuntu abivuzemo rwose, arangije nyine yumvikanisha ko bikwiriye kuba yaba abana n'umugabo ariko akaza postinga umu ex we bahoranye. Hari imico Mutesi ajya yigira kabone nanteye n'umutwe kandi ari umugore ukuze. Ubu koko ayobewe yuko kuzana undi mugabo noneho yego ntakiriho ariko ni umugabo cyangwa yari umugabo, yego kuzana undi mugabo mu rugo rwawe rurimo umugabo murarana nk'umugore n'umugabo, byo bwabyo ari ikibazo. Ikibazo kihe? None se iyi ni mico nyabaki cyangwa se ni irihe somo aba ari guha abantu? Kwa ngo muri kumwe ubu mufashe nkaho nta kintu avuze, bisobanura ngo uriya nubwo yapfuye arakuruta inshuro 1000. Niyo message uba umuhaye. Kandi Mutesi ntatekereze ko Ferdinand ari ikigorya atareba atanatekereza. None ukaza no mu mbuga nkoranyambaga we kubiratagiza. Ese ubwo ushatse kugaragaza iki? Umuntu w'umugore ukuze nkawe wirirwa mu bugoryi nk'ubw'abana. Ibi ngibi bikozwe n'uriya mukobwa w'imyaka 18, navuga nti ni umwana nta kibazo. Ariko umuntu w'umugore w'imyaka 50, nduze ko ari 50 hafi 50, urazane uzi experience wahuye n'umugabo wa mbere wahura n'uwa kabiri, ufite experience uzi na mentality nuko abagabo batekereza, ugakora ubugoryi nk'ubu. Ukabona bizi ukiriza umugabo undi mugabo kuri stati umutakagiza mu amagambo ni byiza, waramukundaga uranabizi, nta nukubwiye ngo umwibagirwe pe, turanabizi sibyo, nta nukubwiye ngo umwibagirwe pe, ariko se kujya kubiratagiza imbere y'undi mugabo utekereza ko nta marangamutima agira. Hari ukuntu kera akundanaga n'umwana. Oya ndakubajije, atekereza ko mugabo nta marangamutima agira? Arayagira. Atekereza ko ari ikigoryi atatekereza? Arabireba akabyitaho. Sawa rero. Hari ibintu kera byajyaga biba muri segonderi, ugakundana n'umwana w'umukobwa, none uwo mwana w'umukobwa mwazajya muba mwarakazanyije akahita agashaka akantu k'akamenyetso kakwereka ko agomba kugarura ex we. Iyo mico n'ubundi Mutesi afite iragaragaza ko n'ubundi mu rugo rwe nta mahoro y'ibyishimo ariyo, icyaba ari gukora ni nka vengeance abari gukora, cyangwa se uburyo bwo kubabaza uriya bari kumwe bitewe yenda nawe kwaba yamubabaje. Nibyo byose byo kuza gutanga abagabo ngo umugabo wanjye ngo ibyo akora ngo ndabizi ngo nkabyihanganira ngo ibyo muzi ni bikeya, uraza kubibwira abande ko nta muntu wagufasha kwitkorera uwo mutwaro wawe. Uwo ni muzigo wake da, wikorere wenyine. Nta muntu wagufasha kubyikorera rwose, uwo ni umuzigo wawe. Nimba hari ibyo ubona bikagutera ikibazo byigumanira, kuza kutubwira ngo hari byinshi tutazi turabimenya ngo bitumarire iki, kuko atari umugabo wacu. Uwo ni umugabo wawe, nimba hari byishuzi ukabona washoboye kubyihangana, akomeza ubyihangana unaceceke, urabizana mu mbuga nkoranyambaga gukora iki? Ko ari ibyo mvuga ngo uyu mugore yigira umwana kandi ari umugore ukuze, kubera atamenya ko akuze. Ejo nibisenyuka azaza gukondana abantu ngo baramvuze, ngo baransenyeye. Nta soni koko wa mugore we. Ibi ni ibintu byo kuzana mu mbuga nkoranyambaga, wakabaye uragira. Twatangiye tuva kuri mama buryo, mama buryo rojya ngo amwigire hiki. Umugore ufite mentality nk'iyi ngiyi, mama buryo yipostingira umugabo we gusa. Oya ndakubaje, umugore ufite cheap mentality nk'iyi ngiyi urajya ngo mama buryo yamwigire hiki? Amwigiye byoza ko ufata umuntu witabye Imana bamenye babanye akaza kumupostinga akamutaka akamushyiraho. Ese ndakubaza ye mugore, uyu ko yitabye Imana yigendeye bira bintu umwandika urajya ngo uzi ko abibona? Akabibona ariko ngo oya yarabireba, yamufashije byinshi. Amakuru njya numva ba Pastor Claude bavuga ikiza rero buriya yajya ku gituro cye, sibyo? Bura hari ukuntu bumva hari byinshi ufite byo kubwira umuntu ariko adahari ngo bimubwire, sibyo? Genda ku gituro cye, nubwo nabyo yenda n'uburyo bwo kwikonsora, sibyo? Nubwo nabyo ni uwo muntu n'ubundi ntaba ari bwumve. Jyayo mwitegereze, njya mbona hari abavugira y'amagambo bakababwira basi umubwire nka bya bindi mama Pasteur ajya akora, yagiye kureba Pastor Theogene nkabire ajya akora ni byiza cyane. Genda umwibukire, umwibutse yuko wamukundaga ko rwose ari uw'ingenzi mu buzima bwawe. No kumudarapa kuri stati twe tubireba, urareba ugasanga Rusagara hari amaso yadusigiye ngo tujye tumurebera. Wowe uri kubitubwira urareba ugasanga hari amatwi yadusigiye ngo tujye tumwumvira. Ushobora gusanga yivugisha ibintu nk'ibi atarajya no ku gituro, ataranajyayo
cyangwa se azafate nka kwa kuntu ibintu wari uvuze n'ibyo najya ku gituro cye tubibone yuko umuntu nazi naho bashyinguye umuntu ari kuvuga ari birirwa avuga gusa ese uri ushaka kugaragaza fana mu matwi arashoje umwana w'abega